umuntu Imana irambwira ngo ntangize icyuma ndambura agafuka nkajya nicaraho nkajya nsenga ariko wa mbere umudamu arandeba arambwira ati najyaga nkubona nk'umuntu ufite ubwenge ariko noneho ibintu ugiyemo ndabona ubwenge buracuramye bazanye shitingi abariyo bashyiramo hagati abariyo tugabanya none umunsi wo gusenga rero haruguru bakaba barimo barateka ubugari natwe hepfo turimo turasenga iyo resitora rero naje nayo kuyihirukana muri kwa gutegeka yayirukana utavuze yakoze iki turi gusenga Imana yambwiye kuko urumva ni shitingi yatugabanyaga ibyo bavugaga haruguru n'ibyo bavugaga hepfo umwe yarabyumvaga none rero turi gusenga Imana imbwira kubwira ku muntu amugane haguruka nkubwire uko Imana ivuganye nanjye uwo haruguru arangije barambwiye atumva pasiteri ndagaswe uwo muri resitora ati pasita uvugisha ukuri Imana iravuze cya kindi rero nakubwiye kiba muri njyewe kiba kirazamutse bizamuka numva ifuhe rizamutse mu mano rirazamuka ndatura ndamubwira ntumva nkubwire kugira ngo umenye ko Imana ivuganye nanjye ubwo bucuruzi bwawe ndabuhagaritse twari turimo dusenga uwo munsi hari kuwa kane kuwa gatanu ku cyumweru haba umukwabo polisi iza mu mukwabo bamusangana urumogi babamukojejemo ndaryama Imana ihita inyereka ifata wa mudamu iramukurura imuzana imbere yanjye ngiye kubona mbona ibintu bikomeye kuri we Imana impa ikintu bita iyerekwa inkora ku maso ijwi rirambwira ngo muhamagare ndamuhamagara Imana inyeretse gutya inyereka ati genda ibyo bintu nta muntu ubizi ni njyewe njyenyine ubizi ninde ubikubwiye ko tutaziranye arambwira uturi he ntinge ndi mu rugo Kimironko ati burya ndi mu rugo nsanga Nyagasani tutangira kuvugana nkubwira ko nabuze akazi mu by'ukuri ndagira nkubwire ko kugeza ubu ngubu already akazi nakabonye yego nibwo nkikabona hano muri Amerika ntabwo bikunze ko umuntu abe yabura akazi ariko ngira ngo niwe waje kuza kunsobanurira ikibazo aho kiri mbasha gusobanukirwa menya yuko ari ibibazo by'abadayimoni ndinge muntu ugerageza kwapurika ibyangombwa runaka bikabura kandi nta kosa ngira muri Amerika nta n'itike y'imodoka ndabona nuko ariko byose nabigerageza bikanga ndasaba ibyangombwa runaka bikanga nasaba ngo mu appointment bikanga ntibansubize ibintu nk'ibyo ariko ndagira nkubwire ko hari amafaranga naje kuza kwapurika muri rya minsi twavuganaga ejo bundi mu minsi ishize barayampaye nubwo bayampaye bakayampa kubera ni ikosa bampaye amadolari 1000. Hari abantu babaho muri ubu buzima ugasanga bafite ibintu biri ku buzima bwabo bo bakumva ko ari ibisanzwe ugasanga ni wowe Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse ko natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagushimiye aho waba uherereye hose ushobora kuba uri hano mu Rwanda ushobora kuba uri i Burundi murabizi ko tubafite abakunzi benshi cyane ndetse n'abavandimwe bari muri diaspora mu bice bitandukanye ku migabane itandukanye mwese reka mabwenga amahoro y'Imana abane namwe kuri kamera ndi kumwe na Prophete Emma nishimiye kongera kubanaho amahoro nanjye ndishimye kongera kugaruka ku Isezerano yego Imana ishimwe cyane amen abantu bo ku Isezerano ndabasuhuje yego twakwikirije muhabwe umugisha n'Imana amen Prophete amakuru ni meza ndashima Imana gaho turagize Imana data turagushima kuri Imana igira neza tugushimiye imirimo yawe urera kandi urakiranuka nkundira uzubane natwe muri iki kiganiro yego ntaba ari twa ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru
amen. data umuntu wese unkurikiye ndabizi neza ko hari imigozi iboshye abantu bamwe na bamwe, ariko umuntu wese ugiye kumva kino kiganiro abohokere muri cyo kandi yakira ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, amen. Amen. Muri Erohe ibintu ni amahoro. Erohe ibintu ni amahoro. Tuvuye muri Pasika. Muri Pasika. Pasika ibasigiye iki? Dusigiye ibintu bikomeye cyane. Buriya Pasika ni umunsi nkunda cyane. Yego. Ukunda kunsigira ikintu gikomeye cyane, ukansigira kongera kuba mushya nanone muri njyewe. Yego. Kuko iyo utekereje ukumva ngo hari uwagupfiriye, ukumva ngo hari umuntu wapfuye aremera aritanga ku bwanjye, kuba uyu munsi nicaye hano nuko Yesu yapfuye, nuko Yesu yabambwe, noneho kandi kuba mpicaye nuko yazutse. Yego. Rero Pasika ni ikintu, ni umunsi ukomeye kuri njyewe, unyibutsa ibintu bikomeye cyane. Amahoro dufite nuko Yesu yabambwe, ubuzima dufite nuko Yesu yabambwe, ibi byose tugendamo nuko Yesu yabambwe. Rero bintera guhora mvuga ngo Mana nshoboza, njye mpora ngukiranukira kandi njye mpora nkora ibyo ushaka. Umukristo akwiye kuyizihiza gute? Nta bundi buryo umukristo akwiye kwizihizamo Pasika. Abenshi bazi ko hari ukubwira ati wanguriye akantu kuri Pasika, hari ukubwira ati se mpa Pasika wana, ariko burya numva atari cyo cyagakwiriye kuba gikwiriye, ahubwo wagakwiriye kuba ari umunsi wicara ukajya ahantu hatuje mu cyumba cyawe, ukicara ugatekereza, ukaganira na Yesu, mukongera mukaganira nkuko umuntu asohokana n'umukunzi we, nawe ukajya ahantu ukaganira na Yesu, ukamubwira ngo warakoze. Ntubu munsi wo kurya inyama, ntubu munsi hari ujya kubona ukabona nk'umurokore avuga ngo yahaye Pasika mugenzi we, ugasanga nk'umusore n'umukobwa bakundanaga, ati uyu munsi ni kuri Pasika, uramenye mpa Pasika wana. Ugasanga waragiye barasambanye, indi minsi ntibasambanye, ariko uwo munsi bagize gute? Barasambanye. Ugasanga umuntu uwo munsi no kwera ko ngo umuntu ngamuguriye ka wayini nibwo akanyweye. Icyo gihe rero icyo ubukozi uba wongeye kubamba Yesu, ubwo ni ubugambanyi. Ni ubugambanyi. Umuntu wabaye umugambanyi. Ni umugambanyi, sibyo? Kuko umunsi ngiye ngufata nk'umunsi w'umukunzi wacu Yesu Kristo, umunsi uhambaye ukomeye ku buzima bw'umukristo. Wibuka ngo aka gakiza dufite ntitwari tugafite, ibi turimo uyu munsi ntabwo twari tubyemerewe, nuko hari uwabambwe arakomereka twe turakomera, arabambwa twe turabamburwa, arapfa arazuka, niyo mpamvu uyu munsi tuvuga gukomera kwiwe. Rero iyo ukoze ibizira kuri uwo munsi, uba uri umugambanyi, uba uri haduye, nkaho uba utaniye n'abandi bagome bose. Ubwo abantu bakwiye kujya, ubwo Pasika ku murokore bivuye ngo ni umunsi ukomeye cyane cyane w'agaciro. Ni umunsi w'agaciro ukwiriye kubaha, kandi ukwiriye nanone kongera gutuma wowe na Yesu mwongera kugirana ubusabane, mukongera mukagirana ubusabane. Noneho uwo munsi ukwiriye no kukwibutsa ko ibyo urimo ukora atari byiza, sibyo? Itari byiza. Ugasanga ko ukwiriye kuva mu gakiza gakayutse. Abantu benshi bafite agakiza gakayutse, sibyo? Ugasanga abantu basigaye bavuga ngo uzi ngo ngiye ngo nakijijwe muri 95, ndakakubwira ngo agakiza twari dufite ngo muri 98, ngo twamadusirimba ngo amaguru azayikoza mu birere tuzamuka. Ako gakiza ko muri 98 ako ntigakenewe. Agakenewe nako ufite uyu munsi, sibyo? Agakenewe nako ufite uyu munsi. Yego nibyo wari ukijijwe icyo gihe, ariko nasomye ijambo ry'Imana avuga ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Rero
Imana igukeneye uri umukristo, kuba warakijijwe nk'umuhango. Hari umuririmbyi njya nkunda uvuga ngo namwe abakunda Siyoni mureke idini kayutse, nta nicyo yabamarira, ikunda gushimwa gusa, mpisemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Rero abantu nibareka agakiza gakayutse, ahubwo batumbire mu ijuru, nibwo bazabona umugisha kandi ni nabwo bazabona ingororano. Yego. None se profe, hari ukuntu uvuze ngo Pasika ngo nti umunsi wo kurya inyama. Abantu ntibakwiye kurya akaboga kuri Pasika koko? Hari icyo bitwaye? Ubundi se Pasika si umunsi umwe mu yigize umwaka n'ubundi. Nyine kuri uwo munsi abantu bakishima, ntako kaboga koko niwe kabashe kuboneka abantu bakakarya. Niba karye nta kibazo, nta kintu mbatwaye. Hari icyo mbatwaye se? Ahubwo uwo munsi uvuze iki? Uwo munsi uvuze iki? Sibyo? Uwo munsi uvuze iki? Ni icyo kwibutsa mu rupfu rwa Yesu niho twaherewe agakiza. Sibyo? Mu gukomereka kwa Yesu niho twe twakomereye. Rero buriya kenshi njya nkunda no kuwufata umunsi w'amasengesho cyane, nkajya ahantu nkiherera ngakinga, nkabwira Yesu, nkamubwira nti warakoze, kandi nkamubwira nti Yesu unshoboze, unyambike imbaraga mbashe kugumya ngo ukorere. N'inyama nazibona nkazirya, ariko nanone ntazibonye nabwo nta gikuba cyacitse. Ariko niba wazibonye zirye nta kibazo, kandi nezerwa nta kibazo. Ariko nezerwa unezeza uwakubambiwe, nezerwa unezeza uwagupfiriye, nicyo ukwiriye gukora. Yego. Aha, profe, reka twigarukire mu biganiro byacu. Uyu munsi ndashaka kugira ngo turebe mu gutangira kwa umurimo w'Imana. Ese hari imbogamizi wigeze ugira, nibe warazigize zagusigiye irihe somo? Ndashima Imana yampamagaye ikangabiza umurimo wayo. Ariko yo imbogamizi ntabwo zabura. Bwa mbere iyo ugiye gutangira umurimo w'Imana kenshi, cyane cyane ku banyamuhamagaro, ikintu bita umuhamagaro, ko nge nkukora ndi umunyamuhamagaro. Iyo uri umunyamuhamagaro rero utangira umurimo w'Imana uri wenyine. Yego. Utangira umurimo w'Imana uri wenyine, ari wowe umwe, kuko ndibuka Imana imbwira ngo nintangire umurimo wayo, yawumbwiye ntangire icyumba cy'amasengesho. Noneho ngitangira mba mu nzu y'icyumba na saro. Iyo nzu y'icyumba na saro nabagamo nge n'umudamu, ntabwo mfite n'umugore. Noneho ntabwo iyo nzu ntiyari ipavomye, nta ntebe tugira muri saro. Umuntu Imana irambwira ngo ntangize icyuma, ndambura agafuka nkajya nicaraho, nkajya nsenga. ariko wa mbere umudamu arandeba arambwira ati, najyaga nkubona nk'umuntu ufite ubwenge, ariko noneho ibintu ugiyemo ndabona ubwenge buracuramye, ufite ubuyobe, ibyo bintu byawe utangiye. Ubuse ko wajyaga ugenda ukazana 500 tukarya, none urajya wirirwa wicaye hano bivemo. Rero iyo challenge iba ku buzima bwanjye, ariko nkajya nsenga. Muri icyo cyumba nahicaye ukwezi kose nta muntu n'uyu n'umwe uraza. Usenga wenyine? Nsenga njyenyine, nta muntu n'umwe uraza ukwezi kose. Umugore yarumiwe yabona ntangiye gusenga ati bubigumyemo nge mbaye ngiye nurangiza umpamagara. Ariko Imana ikambwira ngo nzabana nawe. Nzi indirimbo zo mu gitabo hafi ya zose. Iyo waririmba yose ndayizi. Kubera iki? Nafataga igitabo cy'indirimbo nkahera ku ya mbere, kandi iyo ndirimbo wagira ngo habaye igiterane, ko wagira ngo harimo abantu benshi kandi ari ngewe ngenyine. Ndabikora ukwezi gushize, Imana izana abakecuru 3 sinzi aho baturutse.
baraje bati tunyuze hano twari tugiye gusenga ariko twumva hano hari umuntu uririmba turavuga ngo reka tuze twisengera ahangaha. Baraza baricara turasengana. Noneho ngira ngo Imana irantabaye bagiye kumfasha gukomeza dusengane. Twarasenze umukecuru umwe yicara mu nguni imwe n'undi yicara mu yindi n'undi yicara mu yindi. Barangije barasinzira. Hari indirimbo ya Uncle Austin uvuga ngo mana ho wankuye ni kure mana ni kure mana ho wankuye ni kure. Rero iyo nibutsa aho hantu baraza baricara barasinzira haririmba wenda ngo bakanguka barasinzira. Saa 9 zigeze turataha. Ubwo nibwo buryo rero umurimo w'Imana wagiye ukomeza kwaguka. Ariko uko waguka abantu baza gusenga bakaboburije yo kwizanira ikintu bicaraho ko nta kintu cyabaga gihari. Bukeye umuntu aduha agashitingi kari gashaje, aduha shitingi akaba ariyo turambura, aba ariyo tuzajya dusengeraho. Urumva rero iyo umuntu atangira umurimo w'Imana agira challenge ariko igeze. Challenge ikomeye cyane rero nayigize nyuma icyumba cyaje kwaguka, abantu baraza, abantu bitangaza birakoreka, abantu barasubizwa, abantu baratabarwa. Cya cyumba cyaragutse handi ku buryo kakazu kabaye gatoya bigeraho dusasa amahema hanze. Haraguka abantu hasasa amahema hanze. Mukaye musengera hanze? Tusengera hanze. Bantu baruzuye bagera mu bantu 300. Baba mu cyumba. Ari icyumba. Challenge rero ikomeye naje kuyigira Imana imbwiye ngo nintangize itorero. Mfunguye itorero 2013 nibwo bansengeye mba umushumba. Mfungura itorero. Babantu bose nari nzi ko turi bujyane mu itorero. Nta numwe nabonye. Barambwiye bati abenshi barabo muri ADPR, abenshi dufite aho dusengera. Barambwiye batubwuzanya ubuyobe. Twagukwemeraga, twagukundaga, atariko ibyo bintu uzanye byo gushinga icaci ntabwo bisobanutse, ntabwo bigize gute. Nabo baransiga baragenda. Ndazamuka ndaza nkora umurimo w'Imana. Challenge ya mbere rero ngiye gutangira umurimo w'Imana, mbaza Imana ntese Mana ko gutangira umurimo w'Imana bisaba ibyangombwa by'urusengero akaba ntabyo mfite biragenda bite. Njya ku muyobozi w'akagari Imana muha umugisha sinza hasigaye akorera, ariko yari marayika w'Imana kuri nge. Ndegenera mu bwanti ngiye nabonye sare muri uru rusengero kandi ngiye muri aka kagari kandi ngiye Imana irampamagaye kandi impamagariye gukora umurimo wayo. Byangombwa biri ntabyo keretse irangamuntu. Arajira gati subwo urumva bizaguhira. Ihoya nyine nanjye niyo mpamvu nje ahangaha. Nuko ndagenda arambwira ati rero ntacyo nagufasha kuko ngiye sintanga ibyangombwa, ariko kimwe cyo ndamera nk'utabyumvisha, ndamera nk'utanakubonye. Ugende niba ari iby'Imana bizakomera, niba atari iby'Imana kandi bizasenyuka. Cyo koza abo hejuru nibaza kumbwira ngo mbifunge nzaza mbihagarike nk'utaruzi ibyo bintu. Nta kintu yansabye ntacyo. Ambwira gutyo ndagenda ndatangira ndicara ndatekereza ndakora iki n'iki ndi bukore. Abantu ni noneho sare mbonye rero nyibona ikibagabaga ahantu hari agasoko k'abasinzi bahacuruzaga telefone zibwe, bakahacururiza ibigage, bakahanywera urumogi. Hari uko ngo noneho iyo sare nabonye haruguru yaho hari restaurant icuruza ubugari bwa senkani. Noneho mu gikari cyayo abariho bampa iyo sare. Noneho nta gikuta cyari kirimo. Ntacyo y'urwo rusengero niyo restaurant. Ntacyo ahubwo bazanye shitingi abariyo bashyiramo hagati abariyo tugabanya. Noneho umunsi wo gusenga rero haruguru bakaba barimo barateka ubugari, natwe hepfo turimo turasenga. Noneho rero twaba turimo dusenga
uwo nyiri resitora yarabimenye umunsi dusengeraho akabika amazi yogesheje amasafuriya akayabika amazi yogesheje amasafuriya yamara kuyabika twaba dutangiye gusenga agahita acubura y'amazi buri wese akifata ku munwa iyo resitora rero naje nayo kuyihirukana muri kwa gutegeka urayirukana utavuze yakoze iki turi gusenga Imana yambwiye kuko urumva ni shitingi yatugabanyaga ibyo bavugaga haruguru n'ibyo bavugaga hepfo umwe yarabyumvaga noneho rero turi gusenga Imana imbwira kubwira ku muntu namugani haguruka nkubwira uko Imana ivuganye nanjye uwo haruguru arangije barambwiye atumva pasiteri ndagaswe uwo muri resitora ati pasita uvugisha ukuri Imana iravuze ati Imana ivuze iki mwagiye mureka imitwe imbere y'abantu nyoboye cya kindi rero nakubwiye kiba muri njyewe kiba kirazamutse bizamuka numva ifuhe rizamutse mu mano rirazamuka ndatura ndamubwira ntumva nkubwire kugira ngo umenye ko Imana ivuganye nanjye ubwo bucuruzi bwawe ndabuhagaritse kandi ndaguhindura amayibo buhinduka inzererezi uzongera gutunga amafaranga njyewe ntagikorera Imana pastor kwa mwatuye ibintu bibi igihe nyikorera Imana ntuzigera utunga amafaranga ko hari umwatuye ibintu bibi ikizakubaho uzaba umucakara w'abandi kandi uzakora uburetwa iteka uzahora wikorera ibiremereye we ntiyabyumvisha akagira ubwobara arangije arambwira ngo ubwo n'ubu Babiloni niko yagusubije nahugane ntacyo reka dutegereze twari turimo dusenga uwo munsi hari kuwa kane kuwa gatanu ku cyumweru haba umukwabo polisi mu mukwabo bamusangana urumogi babamukojejemo aragenda amaramo nk'imyaka nk'ibiri gutyo nyuma y'imyaka ibiri bakimara kumujyana nanjye mfata ya resitora yakoreragamo mu kwizera amafaranga nari nishyuye aho ngaho bwa mbere nari nayagujije umuntu noneho mu kwizera ndagenda mbwira nyiri iyo sare ndavuga nti wamfasha iyi sare ukayimpa sibyo noneho wamara kuyimpa njyewe nkazakwishyura ni ukuvuga ngo ukwezi gukurikiraho nzakwishyura y'iyi sare umpaye nkwishyure na y'iyi ngiyi hamwe batekeraga ubugari bayateranyije aba 120. Ayo mafaranga kuri njye yari menshi kuko iyo hepfo twayikodeshaga 40 nayo nari nayagujije umuntu nuko turangije rero hasigara ikibazo twaba turi nko gusenga ukabona umuntu arabajije kuko bahongaho bahatekeraga n'akabenzi ukabona arinjiye mu rusengero turi gusenga ugahita ati akabenzi kashize muri gusenga turi gusenga cyangwa se wajya kubona ukabona umusinzi araje turi gusenga araje ahagaze mu muryango akuyemo aranyaye yerekeza mu rusengero gira Imana ndabwira nti Imana ibi bintu ntabwo biri buvemo ntibiri buvemo ndahagarara ndavuga ngo ndidekarara ndavuga ngo ahangaha uyu musozi ijambo ryarambwiye ngo aho tuzagera hose hazaba hacu uyu musozi ndawubohoje ugomba kuba ahacu mu izina rya Yesu nta kabari nta rogi nta n'intuza y'ingurube n'aya masoko y'abajura rirahava mu izina rya Yesu nakoze iki
nizeye Imana buriya nkunda Theo bose babireba. Theo buriya ndamukunda, nizeye Imana ntegura igiterane gifite intego 3. iya mbere navuga ni Imana umfashe abantu baze bakizwa ari benshi, kandi nge Imana impamagara y'ibwene ntago nshaka abantu bavuye mu yandi macaca. Ushaka abantu wibwirije? Ndashaka abantu nibwirije, basinzi nkuko nanjye wampaye agakiza, bazane batavuye mu rundi rusengero, ubazane nibwiririje, mbabatize dukomezanye umurimo w'Imana. Ndavuga ntuzana abantu. 2, aha hantu ndashaka haba umusozi wo gusengerwaho, buri wese abimenye ko nta kabari kakiba hano. 3, aya mafaranga ndayakeneye 120,000 muri icyo giterane. Abantu bazaza bayatanga, wazanamo umuntu umwe byagenda gute, ariko ndayakeneye nishyure. Mpura n'umugabo witwa Kavamahanga, ndamugana mfite igiterane, niwe muntu icyo gihe wari kuri ntuzategura ibiterane, azi gutegura ibiterane nicyo kintu azwiho. Yaga ntiwazanyoborera igiterane. Akomeruka bi Buganda yaragarutse? Yaracyari Uganda. Nuko niho ari gukorera umurimo w'Imana. Noneho arambwatse giteguye gute, ndamubwira ati hoya tumira Theo. Se Theo nzabona amafaranga yo kumuha, ati nyine yaranje ari kumutumira. Fata telefone mpamagara Theo. Bose babireba, Mana igi muha umugisha. Ndamuhamagara, tagenda turaganira. Ndamubwira nge rero nje hano nta mafaranga mfite, nge ndi umukunzi wawe, ndi umuntu ugukunda, ndimo ndatangira umurimo w'Imana, sibyo? Wamfasha ukahagararana nanjye ukazanshyigikira, nta mafaranga nge mfite, ninyabona nzayaguha, ariko none ntayo. Ati nicyo cyonyine, ati kuko umbwije ukuri nzaza, genda ushyire kuri afishe nzaza. Kavamahanga ati ndangije, atubwaho ni sawa. Ndangije ndavuga nti numva barimo baramamaza ibiterane kuri radio Umucyo. Rero ubwo ariko se abajya kuri radio Umucyo nge bandusha iki? Mba nikojeje ku Mucyo. Mba ngiyeyo, mbajije publicité nsanga ni hafi 100,000. Buracya ndongera ndagaruka njya kureba uwitwa Noheli, icyo gihe niwe wari urimo. Ndamusanga ndamubwira nti ubwo nari ndimo kwizera, ndavuga nti Imana yampamagaye, wagiye ukanyishyurira hariya ku Mucyo, ukanyishyurirayo nanjye nkacishaho publicité, genda unyishyurire. Sinzi uko uri bubigenza, sinzi uko ujya ubigenza, ariko genda unyishyurire. Ndakubwiza ukuri kwiyera. Nagiye se kwa Nohe, ndamubwira nti nje nimo ndatangira umurimo w'Imana, nta bantu mfite, Imana irampamagaye, sibyo? Wenda igihe kizagera mbumufatanye bikorwa wanyu, ariko uyu munsi nta mafaranga mfite, ntayo. Mwamfasha mukantishirizaho agatangazo k'igiterane? Arandeba, arayije aramwe ati wa mugabo ufite umutima ukomeye. Ati sinkuzi n'ubwa mbere nkubonye, ariko ufite umutima ukomeye. Arangije ati ntacyo, nge nemeye kukubera umuterankunga. Sibwa nkoreye jingo, sibwa nkoreye akapi. Nta na jingo wari ufite? Ntayo nari mfite. Ankorera akajingo ashyiramo. Aho ngeze hose nkabona telefone kampamagara, ati twakumvishije. Ndayizana nyishyira hano mu isoko muri gare. Ibintu birashyuha. Ku munsi igiterane rero nyirizina haragera. Theo yaraje, Kibagabaga yose babasinzi bari baraho ngaho bose. Babasinzi bari baraho ngaho bose. Barahurura baje kureba Theo. Abantu barakubita baruzura. Abantu barakubita baruzura, abasinzi barakizwa. Theo yavuye aho ngaho hihannye abantu bagera muri 70. Sibyo? Bahita banagenda kuko batuye hamwe. Mu kindi cyumwe bagarutse bakoze korali. Reka bagarutse bakoze korali. Urumva? Ndagira ngo nkubwire ibintu nabonye muri icyo gihe byambereye umugisha. Ku munsi wa kabiri
turakora igiterane nabwo abantu baraza ku munsi wa gatatu dukora igiterane ariko amafaranga sindayabona abantu baje igiterane cyakozwe ariko amafaranga wapi ku munsi wa gatatu haza umumama witwa Oliva utuye Nyagasambu umuhanzi akavuga amahanga wamuzanye amajije kuza araririmba tanga ubuhamya Imana yamukuye aricara haciye akanya arahaguruka atariko numvishije umutima unyemeza kubiba muri iri torero ati iri torero mbahaye amafaranga 120 bitarengaho noneho yayampa mu ntoki nashoboraga kuyaha abahanzi baje gutega baje gusenga ukayabaha nk'amatike agashira aravuga ati oya ntabwo nyabaha ahubwo ndaza kuvugana na pastor uburyo amafaranga azamugeraho nuko hangaho mba nshimye Imana igiterane kirakorwa itorero rirakomera rizamuka ubwo ngubwo ba bantu ndibuka mbatiza bwa mbere nabatije abantu bagera muri 60 bwa mbere batiza nkanjye ubundi mbere nabatizaga bari mu cyumba ariko nkashaka umuntu akaza akababatiza ariko nk'umupasiteri ngewe nabatije abo bantu bagera muri 60 noneho rero ya mafaranga nayo ambera ikibazo rero kugira ngo nzayabone ku munsi yambwiye ndamuhamagara ati hoye ubu sindi mu Rwanda ntago ndi hafi ahangaha none se uzaza ryari kandi ubwo ni kuwa kabiri nzayishyura kuwa kane ntago mpari ndaryama nti Mana none bimeze bite koko Mana ni wowe umpamagaye cyasi wowe ndaryama Mana ihita inyereka ifata wa mudamira mukuru rimuzana imbere yanjye ngiye kubona mbona ibintu bikomeye kuri we Mana ikintu biti yerekwe inkora ku maso ijwi rirambwira ngo muhamagare ndamuhamagara Imana inyeretse gutya inyereka ati genda ibyo bintu nta muntu ubizi ni ngewe ngenyine ubizi ninde ubikubwiye ko tutaziranye arambwira turi he nti ndi mu rugo Kimironko ati burya ndi mu rugo nsanga Nyagasambu nuko aba banagiye Nyagasambu yigerayo mba ndamubwiye uko bimeze ndamubwira yikoza mu nzu ati nta mafaranga nari mfite ariko ibyo bintu mbwiye abazanye 50 ise Mana yanjye koko amafaranga utangiye kuyama mu bice nyakeneye yose turicara aciye akanya Imana irongera inkora ku maso ndongera mukubitira indi yereko ndongera ndamubwira atariko se uri gatumwa bimeze bite arongera asubira mu cyumba arongera azana 50 ababaye 100 turasenga mbega Imana iravuga mbega hahandi navuze nti Mana uyu munsi ndakubonye dusoje ati hoya nta n'impamvu yo kuzagaruka 20 nayo reka nze nyaguhe yamaye mu byiciro bitatu kandi umunsi umwe kandi yari yambwiye ngo ntabwo ahari ndishyura ndatangira ubwo ngubwo murimo w'Imana urakora ndashaka kuvuga ngo nagiye mpura n'imbogamizi zikomeye none ubwo rero kuva icyo gihe abantu baje murimo watangiye byakomeye mpita mpura n'imbogamizi y'icyo bya bindi tujye tuvuga bita umuvumo akenshi mu buzima njya nkunda kubabwira ngo ibintu mvuga nge mbivuga mbizi mbivuga byarambayeho mbivuga narabibonye kandi nkabivuga narabikoreye ubushakashatsi iki kintu cyitwa umuvumo cyabaye kuri ngewe gute iki kintu cyitwa umuvumo cyambayeho nkimara kubatizwa nabatijwe mfite imyaka 14 mbatirizwa muri eperi muri eperi Eglise Presbyterienne niho nabatirijwe mbatizwa mu mazi menshi bo batiza mu mazi menshi maje kubatizwa mu mazi menshi mbatizwa mfite imyaka 14 ariko nyirizina ntabwo nari nakijijwe kikwikwira ko nari nakijijwe nanywaga inzoga rimwe na rimwe nkajyana na mama mu bapfumu
urumva ntabwo nari nakijijwe sibyo ndetse no mu myenda nari nambaye nabatijwe hari hariho umwenda hariho utuntu two mu bapfumu nari narahambiriyeho batizwa natwo nkufite so ntabwo rero nari nakijijwe buri hari igihe umuntu ugira ngo yakijijwe ariko rimwe na rimwe ugasanga ntago yakijijwe ahubwo yahinduye iseta hari igihe umuntu ahindura iseta akambara umwambaro w'abakijijwe ariko nyirizina atakijijwe aho ngaho rero iwacu bajya bampa amafaranga ngo yo gutura bampaga nk'ijana bakampa ijana cyangwa 50 y'icyo gihe yabaga ari menshi cyane noneho ngiye bampa ijana hajya kuri butike hayavunjisha akuramo uduceri tw'atanu bayampaye ngo nure ariko nge nkayavunjisha nkakuramo uduceri tw'atanu reka mana ne gute se nayihijana ryose namara kuyivunjisha ubwo nkaza gutura ka gaceri k'atanu buri gihe niko nabigenzaga buri gihe niko nabigenzaga ngatura 5 noneho nza kugira ikibazo abantu bakuzura mu rusengero ariko bakuzura mu rusengero twagera igihe cyo gutura hasanga ibiceri by'atanu gusa ugasanga nibyo batuye yamaye ibiceri by'atanu gusa ndetse rimwe na rimwe hakaza ibiceri bimanyutseho ndangije mbona ni ikibazo handi nasenze nk'ukwezi amafaranga menshi batuye ari 950 ariyo menshi niyo menshi batuye habe kuwa mu mibyizi habe ku cyumweru avuga nti ndapfuye none ugasanga no kwishyura rwa rusengero sindwishyura nundi ava mu rusengero mburare njya gusenga Imana mfata amasengesho y'iminsi 3 mbaza Imana ntibi nibiki Imana irangije irambwira ngo wababarirwa ibyaha ariko ingaruka z'ibyaha ugomba kuzirengera byanze bikunze ntese nagize nte Mana mbangiye mwiyereko insubije hahandi kuri rwa rusengero hamwe naturaga bya biceri by'iki by'atanu ariko gati bariya wahaga ibiceri by'atanu wo ntago bari abana banjye none uyu munsi we kushaka ko nkugirira neza bariya wowe kucyo utabagiriye neza ati rero izi ni ingaruka z'icyaha wakoze cyaha warakibabariye ariko umuvumura cyakuriho Mana nkora iki subira ku mushumba wa kwemetse ufata ituro urimushyire bikubera ikimenyetso cy'uko uhumanutse rwose ndagaruka mfata ituro ndarijyana mbwira umushumba wanyimitse ndamubwira nti dore uko bimeze nuko nguko arangije aransengera Imana ampesha umugisha nguko kumuvumo wamvuyeho umuvumo mu buzima bwa buri munsi icyo umuntu abiba nicyo asarura uyu munsi ikintu gikora uyu munsi kikazakugaruka mu myaka iyo kitakugarutse kigaruka umwana wawe sibyo iyo kitakugarutse kigaruka umwana wawe nasomye ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo nugira umwete wo kwitondera no kumvira amategeko ngutegeka uyu munsi iyi migisha yose izakuzaho sibyo rero muri ubu bwami icyo usabwa urasabwa kumva ukitondera kandi ukumvira ukitondera kandi ukumvira iyo usomye kuri 15 muri icyo gice muri uko gutegeka kwa 2:28 ku murongo wa 15 haravuga ngo ariko nutitondera iyi mivumo yose izakuzaho hazavumwa imbuto zo mu nda yawe hazavumwa igitengo uvugiramo hari ibintu abantu bakora bakabona ntacyo babaye sibyo Imana ikakubwira ngo nusambana nzaguhana noneho yajya akagenda agasambana akavayo akabona ntacyo abaye hasi burya Imana yavugaga iki ukabona ko ntacyo uhombye ariko ibingibi tuvuga biri mu isi y'umwuka iyo ubireba ubona ntacyo uhombye ariko nyirizi niyo witegereje ubona hari ikintu ubuhombye kiba gihari
so rero uwo muvumo wambereye challenge. Bukeye nanone uwo muvumo nzanira abantu babakene, bakristo bakennye, babandi kwambara, babandi bakijijwe urumva barabasinzi bari iki, wari wambaye inkweto ihenze, wari wambaye bodaboda, sibyo yo yari ihenze, kuko abandi bari bambaye bodaboda zicitse ibitsitsino. Ugasanga umuntu yambaye inkweto ariko igitsitsino kirakandagira hasi. Muri ba Kristo bose. Noneho hari naho nageze mfata initiative, sibyo aho dusengana barabizi, njya mbibabwira. None uyu munsi ni nayo mpamvu dushobora gusengana n'abantu. Mfite abantu dusengana tumaranye imyaka 14, twatangiranye icyumba cy'amasengesho. Urya mu pastor unyungirije, urya mu pastor dukorana unyungirije, ninjye wamubatije. Ninjye wamubatije, ndamurera, turagendana, turabana, tugira gute uyu munsi kurinda aho ageze uyu munsi. Sibyo uwo muntu abakuzi imbere n'inyuma, umuba muziranye. Urumva none abantu tumaranye iyo myaka yose twatangiranye batagira n'urwara rwo kwishima. None ndecara njya gusenga Imana irambwira ngo, ndaribwira nti Imana ko wambwiye ngo uzampa abakire bamfasha umurimo w'Imana, none bakaba bataza, ubukene bukaba bukomeje kunyokama. Imana irambwira ngo wamupfapfa, genda usengere bariya abantu naguhaye, bariya nibo bakire, bariya bazakuzamura. Ese Imana ibyo uvuga urakomeje? Imana irambwira ati niryari nigeze mvugana nawe ntakomeje. Ndamanuka nsanga ba bantu mu materaniro ku cyumweru, ndababwira nti nimukuremo izo bodaboda, bazikuramo muzizane hano imbere, uri muntu wese inkweto yumva yambaye idasobanutse yizane hano. Ndazicara ndazisengera, ndavuga nti ndavumye uyu muvumo, uyu muzimu w'ubukene waveho, izi nkweto ndazihindura inkweto nziza, ndazihindura inkweto zisobanutse, ndazihindura, ndasenga. Kuva icyo gihe amateka ahinduka ku buzima bwabo. Bukeye mbona ntacyo bakora, sibyo ndababwira nti bukeye mfata ngirirwa umugisha mbona 20,000. Ibihumbi 20? Wari wishe umuzungu. Yari menshi kuri njyewe kuko urumva kuva nakizwa yari amafaranga abaye menshi kuri njye. 20 nayo ndahumiriza, ndayabiba, nyabiba mu bakirisitu. Ndafata ngira abakristo, ndahamagara abantu nk'10, ndavuga umwe 2 undi 2 undi 2. Ndavuga nti ntitaye ku ibintu leta itabikunda, nimuzinduke mu gitondo mujye mu isoko, buri muntu wese agende, warangura imboga, warangura inyanya, wagira gute, ariko genda ucuruza. Aya 2 nguhaye nge ndayahesha umugisha, genda ucuruza. Uyu munsi urabitangira bitemewe, ariko ejo bizahinduka ibyemewe mu izina rya Yesu. Nabugingo n'ubu hari igihe bicara bakabwira bati mushumba Imana ijye iguha umugisha, barakomeye, barazamutse, sibyo? Barya abantu ujye ubona mu rusengero ushobora kubabona ntibahinduka, bagira gute, ariko la majorite yabo bose abenshi, sibyo, barubatse umujyi wa Kigali. Kandi abenshi twatangiranye nayo gukodesha bayabura. Kubera iki? Uyu munsi namenye ihame ryo gusengesha umukirisitu, ariko nkamwumvisha ko adakwiye gusenga ngo asenge gusa ngo Imana izamutabara. Senga ariko unanakore. Iyo dusenganye ukwezi kumwe 2 3, ukwezi kwa 3 ndaguhamagara. Niba dusengana akaba nta kintu gihinduka ku buzima bwawe, ngwino hano, bimeze bite, niki kitarimo kugenda neza? Kuko ikintu kigaragaza ko dufite Imana nuko ugomba kubona impinduka mu buzima bwawe. Nuko tugomba gusenga Imana igakora. Njya nkunda kubwira abantu ngo ntibakaze baje gusenga, niba urwaye ntukaze uje gusenga ngewe mu rusengero nyoboye, jyuzuje gukira. Jyuzuje gukira, ujya kwa muganga wizeye kuri bukire. Niba uje no mu rusengero nyoboye, jyuzuje gukira. Niba twakoze amateraniro, jyuzuje kubohoka, jyuzuje kwakira igitangaza cyawe, ko dufite Imana ikora. Yego, sibyo? Ukuvuga ngo Imana ngo izaba ibikora ryari isaba tike se? Imana ntabwo isaba tike. Nibikore. Nibikore.
reka nkubwire isengesho ry'umukiranutsi ikintu gishobora gutuma Imana idakora ni icyaha, anga icyaha n'igisa nacyo. Ubundi uze dusenge dutegeke mu izina rya Yesu. Isengesho ry'umukiranutsi ni itegeko imbere y'Imana. Evo reka nkubwire, muri kamere y'Imana ntabwo ijya yivuguruza, sibyo? Ntabwo ijya yivuguruza, ariko hari ikintu kimwe gituma Imana yivuguruza. Icyo kintu uzi cyari isengesho ry'umukiranutsi, sibyo? Umugabo witwa Mose, Imana ifata icyemezo iravuga ngo aba Bayisiraheli ngiye kubicira muri ubu butayu, sibyo? Mose arangije ajya gusenga abwira Imana ati hoya Mana, hoya, wibica rwose, wibica, sibyo? Nubica abantu baragira ngo iki? Nubica biragenda gute? Bituma Imana yisubira ku cyemezo yari yafashe. Isengesho ry'umukiranutsi. Isengesho ry'umukiranutsi rihindura ibihe. Isengesho ry'umukiranutsi rinyuranya iminsi. Isengesho ry'umukiranutsi rirakwimura rikakuvana mu manegeka rikagushyira muri etaje. Ntibisaba imyaka, bisaba icyumweru. Nta nubwo isengesho ry'umukiranutsi riragenda, ariko Mana, isengesho ry'umukiranutsi riragenda rigatuma ahantu hejuru bakomeye ibwami, sibyo? Rikagenda rigakomanga rigatuma batekereza izina ryawe, sibyo? Iri sengesho ryabaye kuri Morodekayi, yicaraga ku irembo ry'ibwami, arasenga, arapfumura, arapfukama, arasenga, aravuga ngo Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ntabara kuko Hamani amereye nabi, ntabara. Arasenga, iryo sengesho riragenda risanga umwami mu mashuka, rimubuza gusinzira, sibyo? Rimubuza gusinzira, umwami abura ibitotsi, ananirwa kuryama. Isengesho arabinifo, isengesho ry'umukiranutsi rimubuza gusinzira, abura ibitotsi, aravuga ati nimunzanire ibitabo by'ubucurabwenge. Barabizana, arabisoma, asanga handitswe ngo zonima ko Morodekayi ari we waburiye umwami. Asoma paje ya mbere ntiyamunyura, iya kabiri ntiyamunyura, iya gatatu yanditsemo Morodekayi, asanga niyiryoshye. Ntabwo ari uko Morodekayi ari uryoshye, ahubwo isengesho ry'umukiranutsi rihindura ibihe, sibyo? Yego, rihindura ibihe. Rero niba usenga Imana ukaba ukiranukira Imana, hari ibintu bikwiriye guhinduka ku buzima bwawe. Niba usenga Imana, hari ibintu bikwiriye kukubaho, hari ibintu udakwiriye kwakira. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo akaje karemerwa. Ibyo nge ntabwo mbyemera, ntubimbwire, ntunyobye, sibyo? Ngo ubwo ngo urareba, ngo urumva, ngo barambwiye ngo ndwaye kanseri, ngo ningende ndyame negereze gupfa, ngo wenda ngo njye nywe imiti ngo ikarume. Umva nkubwire, dufite Imana ikiza, sibyo? Dufite Imana ikiza, yakuremye, yaguhaye ubuzima buzima. Ibyo ngibyo byaje muri wowe, hari umwuka wabishoreye. Ngwino dutegeke iyo kanseri ive ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni ukwizera, wishidikanya. Dufite Imana. Hari ibintu udakwiriye kwemera, ngo mu muryango w'iwacu ngo nta muntu ushaka, ngo nta muntu ukoresha mariage, ngo ibyo twarabye yakiriye, ngo rwose ngo hoya profe. Hari umuntu ubwira uti Imana izakugira, ngo hoya mu muryango w'iwacu ntabwo bijya bikunda, ibyo bitemera, ibyo ntibyemera mu muryango w'iwanyu, ariko mu bwami bw'Imana iwacu biremera mu izina rya Yesu. Amen. Mu bwami bw'Imana bigize gute? Biremera. Dore ikintu cyica abantu nuko batari bamenya ko Imana ari umwami, kandi ntibari bamenya yuko bo ubwabo, sibyo? Bo ubwabo ari abana b'Imana. Iyo umenye ko uri umwana w'Imana, umenya ko uri umwana w'umwami. Iyo umenye ko uri umwana w'umwami, ntuganya, urategeka, sibyo? Aho niho dukura ubutwara, ni naho dukura imbaraga, ni naho dukura tukavuga ngo, ni naho nkura nkareba umuntu avuga ntumva wowe ntuzigere usuzugura Imana yanjye n'umunsi n'umwe. Iyi Mana yangiriye neza. Njye nabonye Imana mu buryo, hari uburyo njya nkunda kubwira abantu ko ibyo bintu byabayeho seriye. Kitondo kimwe ndaho ngaho nigeze nsenga Imana, irambwira iti nkuvaniyeho inzara, ntabwo uzongera gusonza. Icyo gihe nabwo ndi umushumba, uwo munsi mbona turi bubwirirwe, nta mafaranga mfite kandi ndi umushumba. Bwira Imana ni Imana, ntabara uyu munsi rwose umfashe simbwirirwe, sibyo? Mfasha rwose simbwirirwe. Gusa nyine icyo gihe ntabwo ya nzara ya mbere yari igihari, ariko nanone inzara yari igihari. Umuntu umwe wigeze ashima Imana ati ndashima Imana ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ati urabyumva, hari ahantu ndimo ndagera, ati mbere narabwirirwaga nkaburara, atari kuba Imana ishimwe ntabwo nkibwirirwa ngo mburare, basi nsigaye mburara, ariko hari icyahindutse. So
Imana irambwira ngo zamuka mva hari ikibagabaga nzaza ngeze hano goropima kuri uyu muhanda ujya ku murenge hariya. Sibyo ibi ni byabayeho n'amaso yanjye nkanuye. Nibaza ntiturarya iki. Ngiye kubona mbona haje umuyaga urahuha. Umuyaga uzana inota y'ibihumbi 2. Reka igwa imbere yanjye nibyo niboneye n'amaso yanjye. 2000 mashyashya ndayatora nsigarana ikibazo cyo kwibaza ngo ayo mafaranga ni mazima. Ariko ibyo ni ibintu Imana yakoze ndeba n'amaso yanjye. Sibyo mfite abantu benshi icyambere mba nkwiriye kukumvisha no kumva ihame ryo kugira gute ryo kwizera. Sibyo hari umuvandimwe ntagaba mu Rwanda. We yifuje kuzaza akitangira ubuhamya hari ariko yampaye audio ati basi reka mvuga Imana basi uzabasha kuyumvisha azumve ko Imana ishobora byose. Sibyo wenda reka kanyishyireho wumve wenda kugira ngo tuzajya tubwira abantu wenda kumva yuko ibyo bintu mvuga ari ibyabereye ahandi. Byabereye mu Rwanda bibera mu rusengero nyoboye Imana irabinkoresha mbireba. Sibyo mu by'ukuri ngewe ngira ngo hari bajya bikubwira kuntu ubuzima bwa no muri Amerika bugoranye umuntu agera akiheba nawe ubwo ukishaka ukibura ku buryo ushobora no kumarana na telefone umunsi wose n'abantu bakaguhamagara ahubwo telefone kagiza ikanavaho kandi ufite mu ntoki ntowe wanakabuka ko barimo guhamagara kandi uyumva. Ibyo uzabyumva niba utaranabyumva ariko shimishwa nuko buri munsi umba hafi rwose ukansengera ukanyohereza amaudio ukanyohereza bino biganiro nabyo biramfasha cyane ku buryo butandukanye. Mu by'ukuri rero nta iyo mbibonye gutyo cyangwa nkagira iki kubitekerezaho uretse gushimira Imana gusa ngerageza gushimira Imana gusa. Imana ikongera amahoro n'amahirwe mu byukora byose. Imana ikorohereze ibikomeye. Imana ifungure inzira. Imana iguha amavuta. Imana ikongera amavuta mushumba rwose kandi Imana yongera imbaraga mu buryo bwose bushoboka. Mu byukuri rero ngira ngo mu minsi ishize nakohereje audio nkubwira yuko amasengesho yawe arimo akora ibitangaza kuri ngewe cyangwa ku buzima bwanjye. Nkubwira ko nzaguhamagara ariko ntako byankundiye. Mu byukuri ribuka igihe twavuganaga dutangira kuvugana nkubwira ko nabuze akazi. Mu byukuri ndagira nkubwire ko kugeza ubu ngubu already akazi nakabonye. Yego nibwo nkikabona ngira ngo maje gukora iminsi 3 kuva cyagiye twavuganaga nibwo rwose akazi nakabonye. Nibwo nkabonye hano muri Amerika ntago bikunze ko umuntu abe yabura akazi ariko ngira ngo niwe waje kuza kunsobanurira ikibazo aho kiri mbasha gusobanukirwa menya yuko ari ibibazo by'abadayimoni. Ariko mu by'ukuri nshimishijwe nuko njya nibuka ko wambwiye ati ngiye gukoresha ibishoboka ngusengere kandi nzi ko byanze kunze ugomba kujya mu kazi kandi keza kandi ati ngiye gusengera ibibazo byose bimwe na bimwe wari ufite bishire ugiye kwishima muri wowe. Ubanje kumbwira ati ngiye kubanza gusabira ibyishimo muri wowe. Rwose pe warabikoze mbaho neza nishimye nkabyuka nabyuka kwa kundi umuntu abyuka aryama yakwicura umutima biteye umutwe ukajya mu bitekerezo akibaza kukagira kwibaza kwa cyane cyahise birangira. Nkaryama nkicura nkongera nkasinzira narangiza nkashimira Imana urakoze nkumva umutima wanjye ntabwo uteneburitse. Icya kabiri nakubwiye yuko hari ubwo inanga habaho gahunda zo kwapurika nk'amafaranga runaka uba ukeneye nje ndabigerageza bikanga. Kuva ngeze inangaha nagerageje gushaka ibyangombwa biza muri Afurika barabinyima. Ndinje muntu ugerageza kwapurika ibyangombwa runaka bikabura kandi nta kosa ngira muri Amerika nta n'itike y'imodoka ndabona nuko. Ariko byose nabigerageza bikanga. Ndasaba ibyangombwa runaka bikanga. Ndasaba ngo mu appointment bikanga ntibansubize ibintu ngibyo. Ariko ndagira nkubwire ko hari amafaranga naje kuza kwapurika muri rya minsi twavuganaga ejo bundi mu minsi ishize barayampaye. Nubwo bayampaye bakayampa kubeshya n'ikosa
bampaye amadolari 1000. wenda reka turekera aho ngaho sibyo wenda reka turekera aho ngaho ni ubuhamya burebure bw'iby'Imana yagiye imukorera. Ugiye rero wasanga ari ibintu Imana yakoze ku buzima bwe. Hari abantu wenda ndimo ngana ku musozo, hari abantu babaho muri ubu buzima ugasanga bafite ibintu biri ku buzima bwabo bo bakumva ko ari ibisanzwe. Ugasanga ni wowe ushaka akazi aho abandi bakabonera wowe ukakabura, wowe kumva ngo ni ibintu bisanzwe, ukabona kadafatika noneho no kuguhemba kikaba ikibazo, sibyo? Ugasanga uko igihe cyo guhembwa urahembwe biranze. Hari umuntu nasengeye ejo bundi yaramaze gukora amezi agera muri 3 yikurikiranya atari yahembwa n'umunsi n'umwe. Buri munsi wo kugira ngo ajye guhembwa ngo bajyaga kureba ngo mu mashini ngo bagasanga izina rye ntiririmo, sibyo? Kandi bajya kureba ku liste y'abakozi bagasanga ariho, ariko ku liste y'abahembwa ntariho. babijyamo ariko ejo bundi amafaranga ye yarayabonye, sibyo? Noneho hari umuntu ugerageza ukabura umukobwa ukagerageza gukoresha ukagerageza mariage zajya kuba igihe cyegereje cyo gukoresha mariage ugasanga birapfuye, ugakundana n'umusore uyu munsi akakubwira ngo abyanze, baza bagafata irembo ugaheruka bafata irembo, bazagira gutya ari nabo bipfira mu mirenge, sibyo? Bigapfira mu mirenge. Noneho hari indi karanda abantu batazi, ugasanga umuntu n'umukobwa mwiza noneho yifitemo ikintu cyo kubenga. Buri musore wese uje aramubenga, ntabwo amushaka. Noneho ibyo uwo mwuka urakura ukazajya gushiduka, noneho ya karande cyangwa se ba basore bagiye bakabwirana, ugasanga nta muntu n'uyu n'umwe ukigukeneye, ntawe ukikuvugisha kuko yiyiziho ubwiza, noneho dayimoni yamushyizemo ikintu cyo kubenga, sibyo? Rero ukeneye gusenga Imana kugira ngo ubashe kuba wabohoka, ukeneye gusengerwa Imana kugira ngo ubashe kuba wakwinjira mu mugisha wawe. Noneho cyangwa se ugasanga hari abantu baryama nijoro bararota inzozi zidasobanutse, ugasanga umuntu araryama akarota ibintu bidasobanutse muri we, ararota bapfuye kera, ararota ari mu marimbi, ararota arimo arara ry'inyama z'abantu. Hari umuntu urota buri gihe ubura uko ugiye kuryama ubona inzoka izi kwizingiraho cyangwa ukabona izi kwizingira ku kiganza. Iyo uhora ubona iyo nzoka ni ikimenyetso cy'uko utazigera utunga umugisha, ntabwo uzigera utunga umugisha, sibyo? Rero hari ibimenyetso byinshi bikwereka yuko ukwiriye kubohorwa kandi ukwiriye gusengerwa Imana, kuko ikintu gituma umuntu abohoka, icya mbere nakivuze ni ukuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kandi ukijijwe neza. Kabiri ni ukwegera umutambyi wasizwe akagusengera Imana kugira ngo ubohoke. Rero iyo wegereye umutambyi, umuntu wasizwe aragusengera kandi ukabohoka kandi ukaba muzima rwose. Rero ndagira ngo mvuge wenda ndimo nsoza, abenshi bakunda kubwira ngo twarakijijwe bana, undi akakubwira ngo turisengera, undi akakubwira ngo buriya na muganga iyo arwaye ajya kureba undi muganga, kandi nawe ari umuganga, sibyo? Rero reka kwihagararaho uvuge ngo urisengera cyangwa ugize gute. Izera Imana kandi Imana ishobora byose, nta kintu kiyinanira. Amaganya ya Yeremiya ibice 5 ku murongo wa 7 haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Abagaragu nibo badutegeka, ntawo kuduhoza uhari. Imibiri yacu irirabura ni nk'iy'inkono iteka, ibyo kurya tubibona duhaze amagara. Ibyo biraturuka kuki? Biraturuka muri bya bisekuruza. Kandi uyu munsi umuntu aza kukubwira, ukamubwira uti se ko ndeba umwuka wa nyabingi uri ku buzima bwawe bagutanzeho ibitambo gutya na gutya, ati reka kwa data bari abarokore. Ariko iyo tuvuga iyi myuka tuvuga ibisekuruza byibuze. Nk'iyo tuvuga umwuka w'ubusambanyi uragenda ugakurikirana ibisekuruza 10. Indi myuka yo iragenda igakurikirana ibisekuruza bigera muri 7.
sibyo? Noneho uyu munsi birashoboka yuko uwo mwuka kwa papa wawe na mama wawe ntawe uhari, ariko uyu mwuka kwa sogokuru ubyara papa wawe cyangwa ubyara mama wawe, uyu mwuka urahari. Rero icyo ukeneye kwemera kuboshye kugira ngo ubashe kugira gute kubohoka, kuko utari wakwemera kuboshye ntabwo wabohoka. Ukeneye kubyemera kugira ngo ubohoke, kandi ikindi ukeneye kwemera abakozi b'Imana bakagusengera. Reka ubwenge bwinshi, hari abantu bashyiramo ubwenge bwinshi, sibyo, agatangira no kukumvisha uko umusengera sibyo, agashyiramo ubwenge bwinshi. Rero njyewe ndimo mbikubwira, ni njyewe Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irimo iravugana nanjye, sibyo, ni njyewe Imana ihaye inkoni kugira ngo ngusengere Imana. Abayisiraheli bajyagaho bakitotomba batari ko Mose ibyo bintu wigira, muramutuka, ariko Mose niwe ufite inkoni yo kubambutsa wenyine, niwe iyo nkoni uyifite, niwe ufite inkoni yo kubasha gukubita ku rutare amazi akagira gutakaza, sibyo? Rero reka ubwenge bwinshi. Hari umuntu muhura akakubwira ngo urumva ngo njyewe ngo buriya ngo sinkunda umuntu ngo usenga gutya, ibyo bintu niwumva ugiye kumpamagara ngo ngusengere uri bumbwire ibyo ngibyo, byihorere, sibyo, byihorere rwose. Ugasanga akubwira ngo hari umuntu, ugasanga umuntu arakubwira ngo hari umuntu ngo twasenganye arambabaza, ibyo by'uwakubabaje njye sinkeneye kubyumva, sibyo? Nkeneye dusenga n'Imana, kandi nzi neza ko Imana ishobora byose. Uwo wakubabaje ntabwo muzi, kandi uwo wakubabaje ntabwo aduhagarariye, sibyo? Imana rero ibampera umugisha, Imana ibagirire neza, sibyo? Yego profe, urakoze cyane. Reka tugushimire kubwira ikiganiro duhaye. Yego, ndumva bisobanutse. Birasobanutse. Ahubwo ubwo reka ku muntu wifuza gusengana nawe umuhe nimero, ubundi dusengere dusoza. Ndagira ngo ndarika aba bantu bambwirire ku wa kabiri baze. Ku wa kabiri ni baze mu materaniro hano Kimironko rwose. Kimironko hari inyuma y'umurenge. Dufite igicaniro cyo ku wa kabiri. Ngwino ku wa kabiri dusenga n'Imana no ku cyumweru. Nimero ya telefone ni 078 59 7 806. Ikindi hari abantu bambwiye ngo nyivuga nirukanka ngo ntibayifate. Ibiri aho hasi, ibiri hasi aho ngaho kuri screen baba bayipininze, uyo ngiyo uri buboneho aba ariyo wandika nta kibazo. Cyangwa se unyarukire ku mugambi w'Imana, umugambi w'Imana TV, uzajya ubonaho amateraniro yacu. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, Rabini foshando wiribirify, imbaraga z'Imana zibohora ziboneke ku buzima bwa buri muntu wese. Uyu muntu warunkurikiye, reka yakire ubuzima, reka yakire ubutsinzi, reka yakire imbaraga, reka yakire kubohoka. Kingura imiryango, ibyapfuye nibizuke mu izina rya Yesu Kristo. Waruboshye yakire kubohoka, waruziritswe n'iminyururu y'abadayimoni ndayiciye mu izina rya Yesu. Abatari bakizwa, ijambo ry'Imana niribafateho bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom. Shalom, shalom.